Ivan Ishimwe twerekeze ahangaha. Biri mu byemewe gukorwa mu muryango, mu mategeko y'umuryango. Umuryango ushobora gukora inteko rusange isanzwe cyangwa se inteko rusange idasanzwe bitewe n'impamvu runaka n'ikibazo runaka. Rero ntabwo mbona ari ibintu bishya, ni ibisanzwe mu miryango yose yuko hari inteko rusange zisanzwe ziba ziteganywa, ariko hashobora no kubaho n'inteko rusange zidasanzwe nk'uko amategeko agenga imiryango itari ya leta biteganya mu gihugu cyacu. Iyo nama rero y'inteko rusange ni inama rusange idasanzwe cyane yuko nk'uko mwabibonye ingingo iriho ni ingingo imwe irebana no kuganira ku buzima bw'umuryango uko duhagaze ubu ngubu, ibibazo bihari n'icyakorwa kugira ngo dufatanye twese gushaka ibisubizo. Birumvikana nicyo kiri ku murongo w'ibyigwa, ariko umuntu ashobora kuvuga ati ahatari kumvikana wenda cyangwa kureba ibitagenda ntibyakemurirwa mu nama zisanzwe. Kuhamagaza inteko rusange umuntu ashobora kuvuga ati haba hari ikindi kidasanzwe kiri mu muryango wa Rayon Sports sofa. Ngira ngo mwakurikiye amakuru mu buryo butandukanye. Abanyamuryango benshi bifuje yuko inteko rusange yabaho, ngo hari inama yahuje fanbase ni urutirigongo rw'ubuzima bw'umuryango wa Rayon Sports, kuko niyo navuga yuko ifitemo abagize inteko rusange umubare munini w'abagize inteko rusange. Inama yabo yarabaye, yifuza yuko habaho inteko rusange. Abanyamuryango batandukanye mu bitekerezo bifuza yuko umuryango wahura tukaganira ku bibazo bihari. Umuntu yababeshya avuze ngo Rayon Sports nta bibazo dufite. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva ibibazo byagiye biba, ibyemezo byagiye bifatwa kuri ekipe yacu. Ngira ngo ubutumwa mwese bwabugezeho uburyo hari ibyemezo byafashwe na FIFA. Muzi ibibazo bikeneye amikoro cyane, twavuga ibibazo byo kurangiza ibibazo n'abatoza n'abakinnyi na kiriya kibazo cya FIFA. Turamutse tudakemuye ibyo bibazo byadushyira mu bindi bibazo mu mwaka utaha ndetse no muri uyu mwaka. Urugero, FIFA yadufatiye ibyemezo yuko tutemerewe kongeramo abakinnyi mu igihe tutarakemura ibibazo, yaba ikibazo cya Robertinho, yaba ikibazo cy'abakinnyi Abdoulaye Diallo. Abo bose rero abanyamuryango bakeneye kumenya ayo makuru. Abanyamuryango bakeneye kugira uruhare mu gukemura ibyo bibazo kugira ngo byibuze turebe uburyo twakongerera imbaraga ekipe yacu. Ubu turi ku mwanya wa kabiri. Kuki tutakomeza guhatanira igikombe cya shampiyona, kuki tutakomeza guhatanira ibikombe bikinwa muri iki gihugu, ariko kugira ngo tubishobore nuko twongera imbaraga muri ekipe yacu kugira ngo ikomeze yitware neza. Urumva rero abanyamuryango bagomba kugira uruhare mu gukemura ibyo bibazo, yaba uburyo bwa mikoro, bakamenya ibibazo uko biteye, bagatanga n'amikoro, twese dufatanyije kugira ngo twunganire komite nyobozi yacu mu gukemura ibibazo umuryango ufite. Ngira ngo mu minsi ishize naganiriye n'umuyobozi w'umuryango Perezida Tadeo, tumubaza ku bigendanye n'amategeko aho bigeze. Hari RGB yari yasabye ko haba ivugurura hakaba urwego rumwe sofa. Ambwira yuko babirimo, bashyizeho kabine y'abanyamategeko bagomba kubyiga, bazabipresenta mu mushinga mu nteko rusange mu kwezi kwa mbere. Kuzana ino nteko kare wenda nabyo ntago byaburizamo izo nteko rusange yari itegerejwe mu kwezi kwa mbere. Oya, ni ibintu binyuranye, kuko umurongo w'amategeko yaba inteko rusange ukawatanzwe
karandire yari yatanzwe ntiyabashe kubahirizwa, ariko hatangwa ibitekerezo byo kuvugurura iyo ngengabihe ku buryo birimo gukorwa, ariko hari ibibazo ntekereza yuko byagorana gutegereza icyo gihe. Turabizi yuko Rayon Sport amikoro menshi yakura mu banyamuryango, yakura mu bakunzi bayo. Ubu rero tutabeshyanye tugeze igihe dukeneye amikoro, yaba gukemura ibyo bibazo nakubwiraga by'abatureze muri FIFA, ariko no kongeramo amaraso mashya y'abakinnyi. Niba tuvuga ngo muri merekato y'ukwezi kwa 12 no kwa mbere dukeneye kongeramo imbaraga, abanyamuryango bakwiye gutangira gutekereza ngo umusanzu wanjye ko tuvuga ngo dukeneye abakinnyi 2-3 cyangwa umubare ababishinzwe bagaragaza, ngewe uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo uyu musanzu, kugira ngo tuzabone abo bakinnyi beza. Ntabwo rero wazategereza ukwezi kwa mbere kandi aribwo merekato irimo gufunga. Ni byiza yuko abanyamuryango batangira kuvuga ngo nka fan base urugero, cyangwa se fan club, dufite fan club zirenga 50, niba dukeneye wenda abakinnyi batwara miliyoni 100, ubwo bivuze ngo fan club twayiha target twenda shaka miliyoni 2 cyangwa se shaka ya nayo. N'abandi banyamuryango bari aho ngaho benshi bafite amikoro, tukicara tukavuga ngo niki twakwitegura bitararenga ukwezi kwa 12 no kwa mbere, kuko niturenza bivuze ngo tuzakomezanya n'ikipe dufite, kandi tubwizanyije ukuri ikipe yacu ikeneye abandi bakinnyi bo kuyongerera ubushobozi kugira ngo tubashe guhangana n'andi makipe hano mu gihugu, ariko tunategura n'umwaka utaha mu mikino itandukanye abantu bakina, yaba ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego rw'akarere kacu. Niba numva neza ibyo urimo uragarukaho ntibyari mu nshingano za komite nyobozi iriho, ese mubona yarabigenzemo gakeya ku kibodi? Komite nyobozi inshingano z'abanyamuryango ni ukunganira komite nyobozi. Iyo tuvuze ngo board yatumije, inama y'ubutegetsi yatumije inama y'inteko rusange, n'abanyamuryango bagize ya nteko rusange ari nabo bagize uwo muryango nyine. Twebwe abanyamuryango tugize umuryango turicara tukavuga ngo dore uko tubona umuryango uhagaze, niki twakunganira inzego ziri muri management umunsi ku munsi kugira ngo zibashe gukemura ibibazo zifite. Uramutse utabunganiye wawubatereranye, kandi kubatererana ubutereranye umuryango. Ubu rero ahanini ikibazo cy'amikoro dufite, ahanini ikibazo cyo kongerera imbaraga umuryango, ibyo bigaruka mu nshingano za buri munyamuryango. Ntabwo wabitererana komite nyobozi, ahubwo ngiye mpamya neza yuko komite nyobozi kubona ayo maboko ari icyongerera imbaraga zabo kugira ngo ikomeze ibashe kurangiza inshingano zayo neza. Mu minsi ishize hagiye hagarukwa cyane imikoranire wenda itari myiza hagati y'urwego rukuru ndetse na komite nyobozi. Uyu munsi umuntu avuga ko umwuka ni uwuhe mbere yo kwinjira muri iyi nteko rusange idasanzwe? Buriya ahantu hose uko byagenda kose izotanye zikomanya amahembe, kuba umuntu urwego runaka hari ibyo rutakumva kimwe n'uru, umuntu runaka hari ibyo atakumva kimwe n'undi, bibaho. Ariko mu muryango bivuze yuko iyo ikibazo nk'icyo gihari, abantu baricara nk'umuryango bakavuga bati reka dushake ibisubizo. Ntabwo umwe agenda ngo aheze uruhande n'undi aheze uruhande, kandi tuyoboye ibintu by'abakunzi ba Rayon Sport n'abanyarwanda muri rusange. Ibibazo kuba abantu babigirana, isi niko iremye kuva isi yabaho, ariko igikomeye ahubwo ni ugushaka ibisubizo. Iyi nama rero ni iyo gushaka ibisubizo kugira ngo n'izo nzego zirusheho kuzuzanya no gukorana, kuko ibi bintu wenda nta nubwo ari ubuhamya bwa kera umuntu yabaha. Mu mwaka ushize mu kwezi kwa 9 ubwo Rayon Sport yavugururaga akongerwamo imbaraga z'abantu bari bamaze igihe batari mu muryango wa Rayon Sport, mwabonye umusaruro wabyo. Rayon Sport yahatanye kugeza ku munsi wa nyuma ihatanira ibikombe byombi, igikombe cya shampiyona tuba ba kabiri,
igikombe cy'amahoro dukina finali, bivuze ngo umusaruro wo gushyira hamwe uruta kure cyane uwo gutandukana. Abantu iyo bashyize hamwe bagera ku byakozwe nk'uko twabibonye umwaka ushize. Mu gihe gito abantu bari bagiye mu nshingano, ekipe imara amashe zirenga 8, 9, 10 itaratsindwa. Muri faze retour nibwo twagiye tugira ibibazo, birumvikana ibibazo bya mikoro byagiye bitugonga. Ayo masomo rero abantu baba barakuyemo, niba bakuvuga ngo komite nyobozi n'inama y'ubutegetsi, abo bose bakorera abanyamuryango. Abanyamuryango rero kuba bavuga ngo tugiye gushyira hamwe duhuze imbaraga, amasomo abaye muri iyi mikino ishize twarayabonye aho tutakoze neza, hari ibyo komite nyobozi yakoze, ariko se twe nk'abanyamuryango turakora iki kugira ngo tudatererana iyi komite nyobozi? Njya mwarayibonye mu bantu 5 hasigayemo umwe, nka perezida na vice perezida ndetse n'umujyanama umwe, ubwo ni 3, 2 baragiye. Bashobora kuba hari aho bagera imbaraga zikababana nkeya. Ntabwo rero dukwiriye kurebera, ahubwo dukwiriye kubaba hafi kugira ngo icyo cyuho kitabasha kugaragara cyangwa se kitagira ingaruka ku buzima bw'umuryango. Navugaga ni na perezida na vice perezida bamaze iminsi bagaragaza ko badacana uwaka, nacyo ni ikibazo kigaragara. Nacyo ni ikibazo, kuko abantu kuba bagize kuba ari bakeya, bagize kuba bafitanye ibibazo, ntabwo abanyamuryango rero nk'inteko rusange abantu bakwiriye kubireberera, ahubwo dukwiriye kwicara tukavuga tuti aba bantu ni ikihe kibazo gihari, ni iki cyakorwa kugira ngo bakomeze gushyira hamwe. Hari n'ibyifuzo ushobora gusanga bafite bati wenda twongerewe imbaraga dushobora gukora neza. Inteko rusange niba ifite mu bushobozi kuba yavuga iti aba bantu ubwo ari 3 muri 5 wareba ubundi buryo umuntu abongerera imbaraga, bishobora gutanga umusaruro. Ko tutabeshyanye, aho abantu bakora buzuzanya bumvikana ari 5 baba bafite imbaraga kurenza aho abantu bakora ari 3, yaba bumvikana cyangwa se batanumvikana. Murakoze cyane kuri uyu mwanya wa BNB. Murakoze cyane namwe ku musanzu mukomeza gutanga mu kubaka umupira na siporo muri rusange, ariko n'ibindi bikorwa mugira byose. Uwo mugabo yitwa Murenzi Abdallah El Hadj. Murenzi Abdallah akaba ari umunyamabanga mukuru w'urwego rukuru rw'umuryango wa Rayon Sport. Twaganiraga mu kanya gato ku murongo wa telefone tuganira kuri iyi nteko rusange yahamagaje ngatumiwe n'umuyobozi w'uru rwego rukuru. Nibaruwa yagaragaye ku munsi w'ejo y'ubutumire, ngira ngo Ivana urayifite, wayereka abanyarwanda. Aho rero agira ati bwana madamu ugize inteko rusange ya Association Rayon Sport, inama y'inteko rusange idasanzwe. Bwana madamu nejejwe no kukwandikira iyi baruwa ngira ngo nkutumire mu nama y'inteko rusange idasanzwe ya Association Rayon Sport izaba kuwa 21 Gushyingo saa 3 za mu gitondo mu cyumba cy'inama cya The Red Hotel. Ingingo izaganirwaho uko umuryango uhagaze n'igikorwa n'icyakorwa mu gushaka umuti w'ibibazo bihari. Kubera uburemere bw'inama no gushaka ibisubizo by'umuti w'ibibazo, urasabwa kutazahabura. Muvunyi Paul, umuyobozi mukuru wa Association Rayon Sport. Bimenyeshejwe umuyobozi wa RGB, umuyobozi wa Ferwafa. Bavandimwe mwegere mikoro. Ndabona turahari mwari muteze amatwi cyane El Hadj Murenzi. Ni inteko rusange abantu ngira ngo babonye mbuga nkoranyambaga n'amaboro yagiye acicikana ahantu hose. Umuntu ashobora kwibaza ati n'iki kibazo namubajije, kubera iki inteko rusange nona muri Rayon Sport? Ati igihe cyari cyo cyose twahamaga bibaye ngombwa, umuryango bibaye ngombwa, bwana Lucas yahamagaza inteko rusange igihe cyari cyo cyose bashakiye. Yego nibyo. Inteko rusange yaterana igihe cyari cyo cyose association. Ntabwo nzi mu mategeko ngo izidasanzwe ziba zingahe, kuko nazizubanza zigira umubare. Hari nk'umunyamategeko buriya wenda
udukurikiye yatwunganira. Inteko rusange iterana inshuro imwe mu mwaka, inteko rusange isanzwe, ariko iyo habaye impamvu runaka haba inteko rusange idasanzwe ikaba yakemura icyo kibazo. Iyo ikibazo nyine kireba iyo association ikayiga ku ngingo imwe gusa, yego niyo yigwaho. Ariko aha yego nibyo umuryango uhagaze n'icyakorwa mu gushaka umuti w'ibibazo bihari. Sinzi niba ari ingingo imwe ahubwo niba ari n'ingingo. Uko umuryango uhagaze n'icyakorwa mu gushaka umuti w'ibibazo bihari. Iyi ni ingingo se ubu ngubu ibibazo bise bigiye byinshi. Mukurikire neza hano tuze kuza kugendana. Uko umuryango uhagaze, ko umuryango uhagaze ibyo birebwa mu nama y'inteko rusange, no kureba umuti w'ibibazo bihari. Yo ntago ari ingingo. Kereka niba ndi ngiye urimo gusobanura nabi. Abasaza murabwimva muti ni ingingo ebyiri, ni ingingo nyinshi. Ibibazo ntago barwanika ikibazo gihari. Ubundi nama y'inteko rusange idasanzwe ishobora kuvuga ngo ni inteko rusange ya association idasanzwe, sibyo mutumiwemo ingengo yo kwigaho amatora y'abagize komite nyobozi. Nico ngicyo kigiye kigwaho gusa, nta kindi. Inteko rusange idasanzwe yo ni amategeko. Hano uko numvishije Murenza budarasobanura, yibe inama y'inteko rusange yo kuvuga ngo gukusanya inkunga yo kwishyura Robertinho na Jaro. Iyo ngiyo ni ingingo. Gukusanya inkunga yo kwishyura Robertinho na Jaro. Kuko Murenzi numvisha avuga ko bagomba gushaka mikoro kureba ko ikipe ihagaze. Garuriye abaro gatoye Murenzi uko mbyumva no muri administration interview yaguhaye biragaragara ko inteko rusange igiye gusapotinga komite executive. Yego siko bimeze. None se bishoboka gute byibuze niba komite executive ari urwego rubarizwa mu muryango kuki utamumenyesha kuri iyo nteko rusange umuyobozi wa komite executive? Nta uriho kuki utamumenyesha? Hari akandi kantu kariho ako kantu ako kantu share yizinze mwe mukabitsa ahantu turaza kuza kukagarukaho. Ariko inama y'inteko rusange idasanzwe yiga ku ngingo imwe. Yingi hano hari ingingo yo kwiga ubu ni iyi. Urebye no baruha Rayon Sports ziga kwiye ingingo. Ibibazo biri muri iki. Ni ingingo ebyiri. Uko umuryango uhagaze n'ibibazo bihari. Uko umuryango uhagaze n'ibibazo bihari. Uko umuryango uhagaze gute? Financially ingingo ebyiri. Sportivement ubanye n'amahanga. Uko umuryango uhagaze ni vague. Ni vague, umva ko ni vague. Ibibazo bihari nabyo turemeranya ko ni vague. Ibibazo ni finance. Kuko ibibazo bihari ni urugero nonaha Murenzi ari kukubwira ati kureba uburyo urabona hari ikibazo cya ninde Robertinho Jaro, hari ikibazo cya Jaro, suppose ke nonaha hari ikibazo cya Prosperi, ikibazo cya Promva ajya avuga ibibazo biri vague, ni biri vague. Ikibazo cy'amategeko. Reka tubare ko nonaha ngaho Rayon Sport kuwa mbere wenda yishyuye Robertinho na Jaro. Iyo nama y'inteko rusange yavaho wapi? Bishoboka yavaho ntago bishoboka. Ibibazo byonyine bihari. Nukuvuga ngo rero iyo nama y'inteko rusange ino nama y'inteko rusange ntago isigura neza mugani wa Desire, ntago idefinisa ikije kwigaho. Ije kwiga ku kino nama y'inteko rusange idasanzwe. Ko deja amaze kuyita idasanzwe igomba ni idasanzwe yiga ingingo imwe, ni amategeko ibyo ngibyo. Inama y'inteko rusange idasanzwe yiga ingingo imwe. Ishobora kwiga n'urugero kwemeza ko Rayon Sport Association itangiza Rayon Sport Limited. Icyo nicyo cyo inama y'inteko rusange iziga. Ni nabyiza ko bisinywe na Muvunyi bigeze kuba umuyobozi wa association, bikanavugwa nanone na Murenzi bigeze kuba umuyobozi wa association. Ngira ngo birumvikana ko rero idasanzwe n'ingingo imwe. No kuvuga ngo rero icyo ni icyambere. Iki ngicyo uziko nkibonye ari uko usabye uyu muvandimwe gushyiraho ino baruwa. Nibwo ino baruwa nayo nayibonye, ntabwo nyibonye nonaha.
nibwo nyibonye neza nibutse ko inama y'inteko rusange yiga ku ngingo imwe itomoye ikabonerwa igisubizo nicyo uhamagariza abanyamuryango. Ni nayo mpamvu asosiyasiyo zigira komite nyobozi kugira ngo ibyo bibazo bimwe na bimwe zibe zabikemura bitabaye ngombwa kutumiza abo banyamuryango bose bakuri hirya no hino. Ikibazo none gihari turi kungurana ibitekerezo n'abadukurikiye batubwire cyo kwiga muri nama y'inteko rusange tubona batumiye hari ugisomye tubari umuntu none udukurikiye Rayon Sport ziga kuki nama y'inteko rusange ziga kuki ku bintu byinshi ni ibintu byinshi ariko na Murenzi ngira ngo mwamwumvishije niba ibintu byinshi rero yesi nawe yakoze idasanzwe kuko hashize nk'amezi 2 cyangwa n'amezi 2 ndumva atarashira habaye inama y'inteko rusange isanzwe ya Rayon Sport. Iyo niyo yigiwemo kureba uko umuryango uhagaze. Uziko nkunganira byari byoroshye kwandika aranga ingingo zigirwaho kuzuza imyanya itarimo abantu, kuzuza imyanya kuko nicyo kiba na Rayon Sport committee niyuzuye ushobora kuvuga ngo noneho hakagarukamo n'ikindi sasa n'ubavuzemo ingingo ziri muri 3 nagiye nandika ibyo yavugaga nagendaga nandika ingingo ku yindi cyangwa some points gazikuramo. Harabona hari abareze muri FIFA ibibazo by'amadeni, ikipe ikeneye recruitment abakinyi bashyikipe urabona yuko ntabwo ikomeye ni ya kabiri muri championnat ariko ntabwo ikomeye ikeneye kongerwamo imbaraga. I quote him ibyo mwaganira ngo yabaye ni ya kabiri mwaka ushize yabaye ya kabiri kugeza none ku munsi wa 7 Rayon Sport ni ya kabiri ntabwo ihagaze neza ikeneye andi maraso mashya. ubwo nayo ni ingingo nayo yareka iyo nayo ni ingingo ya recruitment urumva ko nayo ikeneye kwiga ese namubaza ibyo association ubuyobozi bwa committee executive reka nkomeze ntago byategereza mu kwezi kwa mbere karibwo ibyo ngibyo bishobora kuba byakemuka ntabwo yategereza mu kwezi kwa mbere kuko mu kwezi kwa mbere hari inama y'inteko rusange idasanzwe ubundi numva ko izemeza amategeko shingiro ya association Rayon Sport ko RGB yayisabye ikanayatora. Ejo umuntu twarahuye ambwira ko deadline ni mu kwezi kwa 7 ko mwaka utaha yarakubeshye ni mu kwezi kwa 7 next year nibyo kuko yasohotse 2024 sohotse 2024 mu kwezi kwa 7 association sambite regati ibyo bintu bagomba kubimenya kuba babyujuje Esport yihaye ni mu kwa 7 ku mwaka utaha Esport yihaye mu kwezi kwa mbere na komisiyo y'ishyiraho hari ama equipe ntarumva aranabitangira ishinzwe gutegura icyo kintu Esport yihaye deadline wetse wumve nyine ako kantu inama y'ubutegetsi yatumije inama y'ubutegetsi yatumije inama y'inteko rusange hariya inama y'ubutegetsi atanongeraho ati board yatumije inama y'inteko rusange. Inama y'inteko rusange yatumijwe nande kwibaruwa handitseho ngo mukuru association umuyobozi mukuru association. Ubwo ntago inama y'inteko rusange ntabwo yatumijwe na board yatumijwe n'umuyobozi wa association Rayon Sport kuko mu mvugo ya Murenzi yavuze ngo inama y'ubutegetsi I quote the secretary general of Rayon Sports board cyangwa se Rayon Sports association ubivuze niyo wabivuze. Inama y'ubutegetsi yakubwiye ngo yatumije inama y'inteko rusange. Ino nama hani baro handitseho ngo icyase Muvunyi Paul umuyobozi wa mukuru association Rayon Sport ntago umuyobozi mukuru wa board ni umuyobozi wa association Rayon Sport. Maze kubona amabaruwa menshi uretse gatorika tugendane komeza ni inama igamije kunganira komite nyobozi sibyo no kutabatererana kwerekana urumva turi kumwe yahise anavuga n'ikintu ati ku bantu 5 hasigayemo umuntu umwe buretse TV nawe mwayumvishije ngiye nandikaga ku bantu 5 hasigayemo umuntu umwe ariko umujyanama arahari na vice president arahari na president urumva hasigayemo abantu 3 muri 5 yavuze ati mu bantu 5 hasigayemo umuntu umwe sibyo ahita avuga ati ariko vice president arahari n'umujyanama arahari ubwo ni bangahe ni 3 muri 5 ahubwo we tushyiramo akantu uti ariko no muri abo twumva ko vice president atumvikana na president nabyo tuzabyigaho ati ibyo nabyo tuzabyigaho ntago uko ari bake rero ko batumvikana urumva wa muntu umwe abaye 3 ariko Sidika atari ko 3 bivuga yuko umwe atumvikana n'undi ati nibyo koko ati icyo nacyo tuzakigaho iyo nayo n'indi ngingo tuziga mu nama idasanzwe ariko se ati komite nyobozi ni ukwishakira amaboko
ndimo ndagenda mfata ibintu bimwe bwana mukuru wacu Murenzi Abdallah yavuze no kwishakira amaboko muri no nama y'inteko rusange ubwo twabyita nanone ni fundraising ni nama y'inteko rusange ishami igamije iki fundraising uburyo ni nama y'inteko rusange nanone ya fundraising iyo nayo ni indi ngingo yo kwigaho abantu nibwo ni batatu wakongera imbaraga yaba bumvikana cyangwa batumvikana ibyo byo nta kibazo hari abantu batagiye bumvikana so ibyo byose rugiye kubyumva buryo umuntu asobanura ikintu kigoye nawe yumva yuko atumva neza ari icyacamo utuntu nk'utu ikintu kimugoye kudefanda numvaga kimugoye ntago cyagakwiye kuba kigoye ariko urumva kira ubu twatangiye tuvuga tuti ni inama y'inteko rusange idasanzwe yagakwiye kufite ingingo imwe igiye kwigaho amatora ya komite nyobozi amavugurura y'amategeko ubundi ni inama y'inteko rusange idasanzwe aho turacyari kuri forume na fond noneho ubwo twamaze kujyamo ubundi iyo forume ipfuye nta muntu ujya muri fond mu rukiko ari nayo mpamvu uvuga ngo deja ubona ko la fond niyo kwibazaho niyo mpamvu ubona la forme yo kubivuga niyo mpamvu ubona ko forume yamugoye kuyivuga kuyisobanura ariko ni byiza ko yafashe umwanya akaba yidusobanuriye noneho byose biragaruka ku kintu kimwe twavuze mu kwezi nk'ukwa 12 ngiye Murenzi Abdallah twakiganiriyeho kenshi anageza aho ngarambira ati ibyo nibyo ko naramubwiye nta amategeko akantu kamwe karimo ngiye uko turi kubibona amategeko ntago yapasa muri RGB biragaragara ko yapasa bitangira ari ibyo atumva ariko nyuma za kuvuga ati nibyo koko biragaragara ko harimo utuntu tumwe na tumwe ariko ndabona tutaremereye tutazabuza amategeko gupasa amategeko bigeze muri RGB yabasubizira babwira iti oya aya mategeko yanyu ntabwo ari ku murongo ni mwongere mugire gute ni mwongere muyavugurure ari nacyo inama y'inteko rusange isanzwe yari yasabye body sibyo Excom na fanbase ubuyobozi bwayo guterana bukavugurura amategeko ya association Rayon Sport ibirimo bimeze nko kugongana mu buyobozi no kutumvikana bikaba byakemuka Rayon Sport igira ubuyobozi bumwe sibyo bwemewe n'amategeko ya leta y'u Rwanda yewe bunahuzamo n'amategeko y'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ko Rayon Sport ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Rwanda Federation of Football ryavuguruwe under CAF ndetse na FIFA icyo nicyo Rayon Sport yagakwiye kubiva mu nama y'inteko rusange yabereye muri Serena yaragiye gukora none ahubwo hakaba hawe inama y'inteko rusange idasanzwe yo kwemeza ayo mategeko yaramaze kuvugurura ikaba ariyo ngingo nyine ikaba ari ingingo yo kwiga noneho nibyo binagenda bigateza mu kanya share akantu yaravuze ati urabona ko na terminology y'umuyobozi bwana Paul Muvunyi irahindagurika titre irahinduka ku mabaruwa nagufasha kweri Muvunyi titre ze zirahindagurika ushaka kugira ngo reba hano mu kwezi kwa kabiri tariki 2025 Muvunyi wiswe umuyobozi w'inama y'inteko rusange ko Muvunyi yiswe niko yiswe aranabisinyira Abdallah Murenzi umwanditsi w'inama y'inteko rusange iyi nayo yari inteko rusange yarabereye mu Nzove oya yarabereye hano ngo hano hafi hano hafi yarebereye hano hafi urabona hano ni mu kwezi kwa kabiri bwana Paul Muvunyi yitwa umuyobozi w'inama y'inteko rusange na notera notifiye hano ubwo iyi ngiyi niyo iriho ya mategeko yagiye muri RGB atambambirwa na president iyi ni iriho ya mategeko yagiye muri RGB Muvunyi icyo gihe yitwaga umuyobozi w'inama y'inteko rusange ahangaha bwana Paul Muvunyi yitwa inama y'ubutegetsi perezida w'inama y'ubutegetsi ntago ari umuyobozi w'inteko rusange none hari yitwaga umuyobozi w'inama y'inteko rusange none hagarutse yitwa perezida w'inama y'ubutegetsi ntazi cyari muri Rayon Sport buretse gato kadukomeze ahangaha noneho Muvunyi yasinye nka chairman wa Rayon Sport Association umuyobozi turacyabona umuntu umwe ariko none yabaye chairman wa Rayon Sport Association kandi by'ukuri buretse gato icyanyuma nagurage nanga komeza ndaza kubwira ka icyanyuma Rayon Sport Association mu inama ino baruwa turi gusesengura iyi nindi baruwa umuyobozi w'inama y'ubutegetsi noneho ya Association Rayon Sport tariki ya 2019 tugeze kuri terminology ya 4
Shaho ni Kuri ya titire mwaka umwe Desire mu mwaka avuga umwe. n'ibyo avuga. Urabyumva titire ya kane. ibaruwa ya nyuma iyi ngiyi turi gusoma Muvunyi Paul noneho yagarutse nk'umuyobozi mukuru wa Association Rayon Sport. reka tugaruke mu kanya kandi Nabyo association Rayon turabyigaho. Sport ntabwo izwi muri RGB. ntabwo izwi Rayon Sport association handitseho association Rayon Sport. reka tugaruke mu kanya